Njye ndamuzi n'umukobwa afite imyaka 50 duherukana afite 4 kandi aciye imyaka irenga 2 urumva ageze 57 kandi arakora ariko kuri cyo usanga ibyo bintu nibyo abo mu muryango icyo ukora kubira ko nyine Imana muye kazashyira agashaka ntibaza ryari ninde uzajya gushaka umuntu imyaka igeze muri iyo myaka kazashakana na Yesu yaje. It's too late. Rame ngo kuva navuka nta muntu urantereta nibuze byanje ko bati nkubeshye nti sheri rame ngirije nta rugimba mu matwi. Uwo ngo ikibazo cye cyagombaga gukemuka afite imyaka 17 18 kuko niho icyo gihe abantu baba bakiri muri stage yo kwitekereza. Nubwo kubwira ngo yabuze n'umubeshya ntabwo ariko bikora, ahubwo abantu bazagumirwa bazagira muri ya myaka yo kwaki yo gutereta cyambere Satani amushyiramo sinzi ikintu akumva ntabwo bashaka. Hari nabumva ngo ni bya gipagani ibyo bintu. Exactly. Noneho akicara nuje kumuganiriza wese uyu rwose akagira na attitude itanakurura n'abantu babati kira gikorwa kirasuzugura cyangwa kira gihungu ni ikijindiri. Ubundi wagombye kubanza ukajya ureba ubari nude muri mind yawe ukanabaza Imana icyo yakureye kuko buryo Imana itangira kuduhamagara turi bato ariko nta watwigishije ko tugomba kubishaka tukiri bato. Niba uri umukobwa tangira kwitekereza nk'umuntu uzaba umugore. Ni ibintu birebire.